turabasuje turabakunda cyane banyarwandakazi n'abari hanze y'u Rwanda. Turabasuhuje abakurikirana ikinyamakuru Inkuru Ritizindi TV bavuge Theogene Official. Turabasuhuje, tugiye kubaha inkuru zibabaje, inkuru ziteye ubwoba, aho umugabo ejo bundi yivuganye umugore mu karere ka Kirehe, aramwica amukuramo ingoto, arangije ayishyira mu mudugudu. Iyo nkuru turayibaha. Hanyuma ejo kandi ku itariki enye nimugoroba turabaha inkuru yirindi shyano ryaguye, abantu 18 bagakubitwa n'inkuba, 9 bagahita bapfa, irindi 9 risigaye rijyanwa mu bitaro, ariko ubu tuvugana undi yamaze gupfa, ubwo amaze gupfa 10, hasigaye 8 nabo bari gutera kanyuma. Imana iri buze kubyikora kugira ngo ibarengere. Ayo makuru ndagira ngo tuyakurikirane, ni ibihe bigoye kandi iminsi ya nyuma, kuko dufite byinshi turi kugenda tureba kandi tukumirwa, ariko tube maso. Ntago tuzi ko turubuze kubyita. Ndore ejo bundi mu karere ka Kirehe mu murenge wa Kigarama nibwo umugabo yafashe umugore we amukuramo ingoto, arangije ayijyana akuramo umuhoga awutwara mu ntoki, aragenda kumangira mu mudugudu, aramubyutsa aramubwira ati mudugudu, ndamwishe byuko njyane ku kagari, njye namwishe. Mudugudu agira ngo ni ibintu bya burage, kuko ari umuntu w'umuturanyi. Mudugudu akinguye asanga ingota ayifite mu ntoki, mudugudu asubira mu nzu yiruka akingaho. Umugabo bazaho kugira n'umuyobozi agufataho ugatinya bati nanjye arancishaho. Umugabo arashaka irondo yamwerekeza ati mumerekeze inigire ku kagara, ajya ku kagara ati ndamwivuganye mukingure mbe niyicariyemo hano. Ni iminsi ya nyuma, ni iminsi imeruka, bwoko bw'Imana, abasenga naho insengero zaba zikinze musenge, aho zikinguye naho musenge, kuko turi mu minsi ya nyuma. Ntabwo mbizi niba turi bubyite imeruka, niba turi bubyite iminsi ya nyuma, niba turi bubyite ishyano cyangwa amahano, ntabwo nzi ko tubyita. Ariko iri joro habaye amahano, habaye amateka, habaye sinzi ko nabyita, byandenze. Ariko ngira ngo turi mu minsi ya nyuma, twagiye tubivuga kenshi tubabwira ngo ubundi ntabwo imeruka tuzayumvira mu magambo gusa, ahubwo imeruka ni ukuyireba mu bikorwa, mu by'Imana yagiye ivuga, ahubwo tukareba ngo Yesu mu byo yagiye avuga n'iki turi kubona nona. Umunsi w'ejo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 2026 ku mugoroba mu masaha 11 habaye niba turi buyite impanuka iteye ubwoba, aho abantu 18 bakubiswe n'inkuba mu murenge wa Jarama mu karere ka Ngoma. Inkuba irabakubita ari 18 bugamye ahantu imvura mu kazu karakinyera gutabara. Ako kazu karakinyera gutabara karakabanyerondo. Ako kazu inkuba irabakubita, ibakubitiramo abantu 9, ako kanya bahita bapfa. Bigeze mu ijoro nka saa 2 saa 3 gutyo, umuntu habapfuye undi muntu wa 10. Yise abantu 8 ni indembe cyangwa ni inkomere ziri mu bitaro, bameze nabi nabo. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, nababwira ngo mwongere ibihe byo gusenga, kuko turi mu minsi idasanzwe, iminsi igoye, iminsi urije umugenzi, iminsi ikomeye, iminsi ikakaye. Iyo mubona aho umuntu yifata agahanura akesikoroka abantu, mwaramubonye umugabo wise ngo ni Ebinowa wo mu gihugu cya Ghana, aho yesikorotse abantu akababwira yuko bashaka amafaranga bakabajisha inkuge ngo ku itariki 25 z'ukwa 12 ngo hazaba imeruka, abantu bakabyemera.
turi mu minsi ya nyuma aho umuntu abapasiteri bashuka abantu bakababwira ngo nibaze gusenga batambaye ikariso ngo umwuka ngabone ahanyura. Aho umupasiteri ashuka umuntu ngo naze ngo amwezeho ibyaha agakora ku gitsina cye. Aho abapasiteri bashuka abantu bakabajyana ku bwatsi bakarisha nk'inka. Aho umupasiteri azaga kubita umuntu urushyi ngo nibwo abadayimoni bari bumusohokemo. Turi mu minsi igoye kandi bisubije umugenzi. Aho abantu bari guhanura imperuka bakayiha n'umunsi n'itariki, kandi n'umwana w'Imana ubwe nagaze umunsi cyangwa itariki. Umwana w'Imana Yesu yaravuze ngo uwo munsi uzwi na data gusa. Ni inkuru ibabaje, ndagira ngo abatuye muri Jarama baduha amakuru. Twavuganye nabo ku murongo wa telefone, inkuru yabereye, ndetse twavuganye n'umunyamuryango mumwe mu babuze ababo witwa Mutarambirwa. Ndagira ngo tumukurikire twumve uko byagenze. Muraho neza, watubwira amazina yawe, aho utuye, hanyuma ukaduha n'amakuru y'iyo manuka y'inkuba cyangwa se y'iyo nkuba yakubise abo bantu. Muri make ayo masaha y'igicamunsi, nitwa Mutarambirwa Emmanuel. Hariho haguye imvura, habamo n'inkuba bakubitaga mu gipangu gihera ku cyambu ku mupaka w'u Rwanda, igishanga gihuza u Rwanda n'u Burundi. Ubwo uratubwira akarere? Akarere ka Ngoma, umurenge wa Jarama, akagari ka Kibimba. Umudugudu we ntabwo ndi gushaka wamenya neza, ariko ni muri Kibimba. Habaye inkuba yakubise ikubita abantu bagera muri 18. Ni 18? Abantu 18. Abantu 9 nibo bahise bava mu mubiri. Abantu 9 harimo umuturanyi umwe yitwa wari mu gihe y'imyaka 34. Harimo Habiyaremye Jean, Katigoma, Shimiyimana Eri, na Nkundimana umukazi wa Kibimba, Aniya Mwageri, Murama, nabo bita kimwe, nabo bita Mutoni Base. Abo ngabo ni abapfuye? Abo ni abapfuye ndakubwira. Yego. Noneho wa 8 ubita bene gusenga, Kidana wa Mariya. Uwitwa wa Mariya. Ari umumama Tavimana, y'inkuba yakubitiye abantu ku gishanga gihuza Burundi n'u Rwanda, umurenge wa Jarama. Abo ni abantu kwitaba Imana, abandi bagiyemo ingaruka bari mu Kibungo. None se Mutarambirwa harya? Yego. Urebye icyateje impanuka, icyatumye iyo nkuba ikubita abantu ni iki? Imvura yagwaga, bari mu nzu, bari munsi y'igiti, niki ubona cyatumye iyo nkuba ibakubita? Imvura yagwaga, noneho bajya kugama mu nzu ibamo inkeragutabara aho ku cyambu. Niho inkuba yakubitiye abo bantu bari barimo nyine bubita Imana. Ni ku cyambu cy'u Rwanda n'u Burundi? Ku cyambu igishanga gihuza u Rwanda n'u Burundi. Cyangwa bakunda guhinga cyane bita mu kibaya, bakunda guhinga.
ubwo abo bari icyambu niho yakubitiye. bari bavuye gukora ikigoroba se? hari abavuye kuzana imyaka mu kibaya, gutema ubwatsi bw'inka, n'abacunga umutekano ahangaho ku cyambu bari banje. Yego. Abantu bagiye bakunda kuvuga yuko inkuba ikunze gukubita abantu bari kuri telefoni cyane. Abo bantu hari ubwo wenda hari amakuru mwamufite wenda ko hari abari bari kuri telefoni? Amakuru yo kuri telefone nayo dufite, kuko mu bari ahangaho bose ababashije kuba bagifite ubuzima bahungabanye, abandi bo bapfuye. Ubwo ntabwo umuntu yabasha kuba yabavugisha abo barokotse. Iyo mvura yari nyinshi ku buryo yagaragaragamo inkuba? Yari imvura nyinshi. Nta handi se muri icyo gice haba hakubise inkuba wenda ngo hagire ibindi bintu byononekara, amatungo se, ibiti cyangwa amazu? Ni ahangaho honyine yabashije gukubita. Okay. Abo baturage bose nabo mu murenge wa Jarama? Abo mu murenge wa Jarama bose. Mu karere ka Ngoma? Karere ka Ngoma. Okay, sawa, urakoze cyane Mutarambirwa. Imana iguhe umugisha ku makuru duhaye. Imana ibane nawe. Murakoze namwe. Sawa.